Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ryo gutambuka mbere. Mbe gutambuka mbere ku binyabiziga biturutse imbere aho ujya, se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo hano. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari abantu bakunda kwibaza ese no be nino se bitandukaniye he? Hari gutambuka mbere ku binyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibinyabiziga biri guturuka imbere aho weho uri kujya nibyo biri buze gutambuka mbere. Hakaza gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Wowe ugiye gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Reba urebeye mu birango, ubu muntu uri iburyo aba ari mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Uri iburyo yemerewe gutambuka mbere ni wowe, abaza bagusanga baba bagomba kuguha inzira. Ndizera ko utazongera kubyitiranya, ndizera ko ramutse, ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero imwe na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Byibura itara ry'ikinyabiziga riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka kugera ku itara rya mbere ry'ikinyabiziga riri hasi ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwirinzi
y'ubwoko bumwe. Ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi agomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabizwamo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku y'ayo matara: A, itara ndangamubyimba; B, itara ndangaburumbarare; C, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma; D, A na B byose nibyo. Ubwo A, itara ndangamubyimba, na B, itara ndangaburumbarare bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Bari kutubwira ngo amatara ari ku kinyabiziga bagomba kuba afite ingufu zingana. Niba ari amatara ndangambere yose abagomba kwaka kimwe. Ntubonere imwe riri kubonesha muri metero 100, irindi muri metero 150, kandi ari amatara y'ubwoko bumwe kandi agashyirwaho ku buryo buteganye. Rimwe rigashyirwa iburyo, irindi ibumoso. Ariko ririya tara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, ririya riba riri kuri plaque. Mubona ko ryo riba riri ukwaryo, nta rindi biteganye. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tutanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kane kikabaza ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu ugenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibihe bipimo: A, toni 10; B, toni 16; C, toni 24; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kutubwira ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho ntibushobora kurenga toni 10, ntibushobora kurenga toni 16, ntibushobora kurenga toni 24, kandi hari nk'ikamyo itwara toni 40, toni 50. Hari amakamyo menshi yarenza buno buremere baduhaye, ni buke buno baduhaye. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bari batubwiye ngo ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntishobora kurenza toni 10, 16, 24, kandi hari amakamyo menshi yazirenza. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Kibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu haba iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo: A, kare ifite ubuso bw'ibara ryera; B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera; C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Hari abantu batazi gutandukanya urukiramende na kare. Iyo bavuze kare aba ari impande enye, ariko impande zose enye ziba zingana. Iyo bavuze urukiramende aba ari impande enye, ariko aba ari impande ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana. Rero ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome; B, inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye; C, umuhanda utaringaniye; D, umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a, uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Urabona ko imodoka isa nkaho iri guhanuka igwa mu mazi. Rero bashyiraho kino cyapa iyo ugiye kugera ahantu hari umwaro. Murabizi ahantu hari umwaro ni ahantu amato aparika, cyangwa ku nkombe y'ikiyaga. Ku nkombe murabizi ni ahantu ikiyaga kigarukira cyangwa uruzi cyangwa ahegereye icyome. Bakubwira ngo nukomeza imbere imodoka ishobora kugwa mu mazi. Turiya tuvumba dutatu ni imivumba y'amazi. Iriya modoka ni iri guhanuka. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Uba ugomba kukibona hakiri kare, ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200, ukabona kugera aho hantu bari kukuburira icyo cyago kiri. Ikindi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya 7 kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashobora kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ubwo igiparitsi ikinyabiziga cyawe impande y'iriya nzira y'abanyamaguru ugomba kubasigira byibura akayira gafite ubugari bungana na metero 1 kugira ngo babashe kukanyuramo bataje guteza umuvundo mu muhanda. Ariko iyo ibyo bidashobora kugubahirizwa ukaba wahaparika, uwo mwanya ntusigare, ugomba gukikira iyo nkomyi ufite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo: a kilometero 10 mu saha, b kilometero 20 mu saha, c kilometero 30 mu saha, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramutamo rero d, ndizera ko ramutiyandika ku papuro. Kibazo cya 8 kikabaza ngo guhagarara kanya gato no guhagarara kanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Hari ahantu ikiyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikiyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara kanya kanini aha hakurikira. A ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kuwugendamo nta kinyabiziga na kimwe mwigeramo urakiza kigusanga. B mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni b, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba abujijwe guhagarara umwanya munini mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Nuvuga ngo iyo turi kugenda mu muhanda mubona ko ziriya parikingi n'ubundi duparikamo ziba ziri mu ruhande rw'iburyo. Niba uri kugenda mu gisate cy'iburyo n'ubundi parikingi biri mu ruhande rw'iburyo, rero uba ubujijwe kwambuka umuhanda ngo ujye guparika kuri parikingi iri mu ruhande rw'ibumoso. Biba bibujijwe, ahubwo uba ugomba guparika kuri iriya parikingi n'ubundi iri mu ruhande uri kugenderamo rw'iburyo. Niyo mpamvu bavuze ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini uba ubujijwe kujya kuhaparika. Ndizera ko ramusamo b, ndizera ko usobanukiwe. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ajya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona ari amatara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura,
b metero 100, c metero 150, d metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni de muri metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare nijoro igihe ijuru rikeye. Yavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Amatara ndangaburumbarare aba agomba kugaragara nibura mu ntera ingana na metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo byose mba mbikubwiye hakiri kare, kuko nzi ko ari ibibazo bakubaza kugira ngo nugerwa mu kizamini wakora mu kanya ube ufite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 10 kikabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri akurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A. Guhagararwamo umwanya muto gusa. B. Guhagararwamo umwanya munini gusa. C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Icyo gice kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini kubera ko bari kuvuga parking. Icyo gice kiri hakurya y'umurongo mugari ugaragaza inkombe mimbano z'umuhanda. Inkombe ahantu umuhanda ugarukira. Kiriya gice rero kiba gifatanye n'inkombe mimbano z'umuhanda kuri a murongo. Mubona ko ikinyabiziga kiba cyahagarara umwanya muto cyangwa munini ni parking. Ndizera ko ramutamo se, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka wabrose mu gihugu. Bwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire code nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Wazagerwaho ukazakora rimwe ukazahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo imodoka ntihanyurwa n'imodoka, harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Hano harimo ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo D. Ntihanyurwa n'amapikipiki, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa yo buremere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa ku binyabiziga A. Ibinyabiziga bya polisi. B. Ibinyabiziga bihinga. C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Niba ikinyabiziga cyawe cyatwara toni 10 ugatwara toni 15 barakwandikira. Niba cyatwara toni 5 ugatwara toni 20 barakwandikira. Ariko ibyo ntibibujijwe kwa zino mashini zikoreshwa kubaka imihanda. Zo iba yatwara toni 10 agatwara toni 15 kandi bamubona ntihagira ikintu bamutwara.
ariko we nurenza bazahita bakwandikira. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamaza n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntishobora kurenga ibyo bipimo, ni ukuvuga ngo kugira ngo utware rukururana mu muhanda uba ugomba kuba ufite uruhushya, ariko nubwo ufite uruhushya hari ibipimo uba utagomba kurenza by'uburebure, kubera ko iyo rukururana yawe ntabwo igiye kuba gari ya moshi. Nubwo waba ufite uruhushya ntiwarenza ibyo bipimo by'uburebure: A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C metero 25. Nubwo waba ufite uruhushya, uburebure bwa rukururana yawe ntibuba bugomba kurenga metero 25, kubera ko iyo rukururana yawe ntabwo bigiye kuba gari ya moshi. Ndizera ko uramutamo C, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Inzira y'icyerekezo kimwe nayigusobanuriye, ni wa muhanda iyo umaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura. Ikindi, inzira y'icyerekezo kimwe iyo uvuyemo hari ibyapa bashyiraho bakubwira ko noneho ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. None ni hehe biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B, kunyuranaho ntibyemewe. C, ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D, ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda nibwo uba wemerewe kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndizera ko uramutamo rero A, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A, umuyobozi w'ikinyamitende. B, umunyamaguru. C, umukozi ubifitiye ububasha. D, umuyobozi wa bisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, umukozi ubifitiye ububasha. Niwe uba utegetswe kubaha. Nubwo yakubwira ngo wenda uri mu kizame uri gukorera kategori, mukagera kuri murongo urombeje hagati mu muhanda, urabizi ntabwo wemerewe kuhagarara. Nubwo yakubwira ngo hagarara, kubera ko ari umukozi ubifitiye ububasha, uramwemerera ugahagarara, kubera ko abagomba ashobora gusimbura bibara bimenyetso byo mu muhanda kandi tuba dutegetswe kumwubaha. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 ko ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande enye, muzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aho imihanda ihurira. B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Uzasubiza ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'ibumoso gusa rwateje ifungana ry'umuhanda, uvuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Rwaba ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwateje ifungana ry'umuhanda, ukavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo.
hari impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, uzavuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Mwari ibisubizo bine baduhaye, hari ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko nibiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ubikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa aribyo mwita kudepasa mu ruhande rw'iburyo gusa, igihe cyose ni ibumoso. Se iburyo yinyura ku nyamaswa, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo uvuze ngo igihe cyose ni ibumoso, bituvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko wanyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa bitewe n'icyerekezo nawe ugiye kujyamo. Niyo mpamvu iyo bakubwiye ngo kunyuranaho bikorerwa he, uvuga ko ari ibumoso. Igihe cyose ni ibumoso, ukavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramsamo de, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ibinyabiziga bitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa burenga iki? Burenga toni imwe, burenga toni ebyiri, burenga toni 24, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. None icyo cyapa gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira bungana bite? Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko ibyapa bimanikwa mu mihanda ntago bishyirwa ku binyabiziga. Ndizera ko namzamo de, ndizera ko namzandika ku papuro. Kibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ni ikinyabiziga gihagaze hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa, ariko ngo hari ibinyabiziga byo mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa biparitse impande y'umuhanda, ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana. Ibi binyabiziga bigendwamo n'abana, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, A na B ni ibisubizo by'ukuri, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwawo. Ndakeka ko bino binyabiziga batubwiye nta gihe urabona ibinyabiziga bigendwamo n'abana bifite amatara ndangaburumbarare cyangwa ibinyoteri, turiya tugare bashyiramo abana dutoya bakagenda basunitse, cyangwa tuno tugare tw'abamugaye, mbona ko nta matara ndangacyerekezo, amatara ndangaburumbarare tugira. Niyo mpamvu byo bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwawo. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'amabara asati: A ubururu, umweru n'umukara, B umukara, umweru n'umuhondo, C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A ubururu, umweru n'umukara. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umukara. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano tuvuze ngo ubururu, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara. Ndizera ko ramsamo A, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije,
kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.